Kristo ntateze kuzongera gupfa, nta nundi uteze kuzongera gupfira ibyaha by'abantu, numwe gusa wabipfiriye, kandi yabipfiriye rimwe by'iteka ryose. Kubwo kutamenya Imana, kubwo kudasobanukirwa, kubwo kutamenya umugambi w'Imana, byatumye duhinduka imbata z'ibyo twageneye gutegeka. Tubahaye ikaze bene data mudukurikiye muri uyu mwanya. Turashimira Imana kubwo amahirwe duhawe. Munyemerere dufatanyiriza hamwe dusenge, hanyuma dutangire kubwiriza ijambo ry'Imana. Turagushimiye Mwami Yesu kubwo amahirwe uduhaye kugira ngo nshobore kuganira n'ubwoko bwawe budukurikiye. Ndasenze ngo umuntu wese ukurikiye inyigisho ahabwe umugisha nawe. Ndasengeye umutima we, nsengeye ubuzima bwe, nsengeye imibereho ye yose kugira ngo ihure n'imbaraga zawe. Reka impinduka z'ubumana zinjire mu mutima we mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo Imana yirengagije imyaka yo kujijwa kwawe. Byakozwe n'intumwa ibice 17 umurongo wa 30 biravuga ngo nuko iyo minsi yo kujijwa Imana yarayirengagije, ariko noneho itegeka abantu bose bari hose kwihana. Kubera kutumvira, Adamu yatakaje ubutware yari yarahawe mu gihe cyo kuremwa, kuko Imana yavuze ngo tureme umuntu ase natwe, agira ishusho yacu, base natwe batware. Imana yaremeye Adamu na Eva gutwara, yafashe ibintu byose ibishyira munsi y'ububasha bwe. Ariko ubutware bwa Adamu bwagomba kujyana n'ubusabane n'Imana. Ubushobozi bwa Adamu bwagomba kugendana n'ubusabane afitanye n'Imana, bwagomba kugendana n'ubucuti afitanye n'Imana. Ubutware bwa Adamu ntibwagomba gukora atari kumwe n'Imana. Niyo mpamvu Imana yamushyize mu ngobyi ya Edeni. Bibiliya iravuga ngo mu mafu ya nimunsi yazaga kumusura. Bigaragare ko Imana yishimira kubana na Adamu na Eva, noneho nabo bakabona imbaraga n'ububasha bwo gutegeka. Ariko kuko kutumvira, ibyari byarashyizwe munsi yabo byabahinduye imbata. Umuntu ahinduka imbata ya kamere y'icyaha, umuntu ahinduka imbata y'ikibi, umuntu ahinduka imbata y'ibyago n'ingorane, umuntu ahinduka imbata y'indwara n'impanuka n'ibindi byose bibabaza ubuzima bwacu. Bibiliya iravuga ngo isi imera ibitovu, isi imera amahwa, ibintu bitameze neza biza ku isi. Ibintu bitameze neza byazanywe n'umuntu ku isi n'ibyazanywe n'Imana. Ni nayo mpamvu kugira ngo tubashe kugendera muri ubwo bubasha noneho, nyuma y'uko twinjiye muri Kristo Yesu, nuko twemera gusabana n'Imana, nuko twemera kugarura bwa busabane n'Imana. Ubu ngubu biratworoheye kubera ko inzira yabonetse. Kristo yaduciriye inzira yo gusabana n'Imana. Mbere ntibyakundaga kuko inzira yabaga itaraharurwa, ariko Kristo ku musaraba yaciye inzira. Biravuga ngo umwenda ukingiriza hera watabutse kabiri kugira ngo umuntu ashobore gukomeza agera hera cyane. Ubusanzwe inzu y'Imana yose uhereye ku ihema rya Mose yabambye mu butayu kuva ibice 25 yagiraga ibice bitatu. Hari igice cyo hanze bitaga mu rugo, hari igice cy'ahera n'igice cy'ahera cyane. Igice cyo mu rugo niho abantu rubanda bashobora kugera, kubera ko naho hatamirwaga ibitambo, kuko niho hari hateretse igicaniro cy'umuringa cyandi cyoserezwagaho ibitambo. Igice cy'ahera cyari kigenewe abatambyi. Abatambyi bakoreraga umurimo wabo ahera. Rubanda ntibahageraga kuko ntacyo babaga baje kwamara. Hariho imeza y'imitsima yo kumurikwa, hari igitereko cy'amatabaza, noneho hakabaho n'igicaniro cy'imibavu. Ibyo bintu uko ari bitatu niyo byari bigize imirimo y'abatambyi muri icyo gice cy'ahera. Ahera cyane habaga isanduku y'isezerano iriho intebe y'ihongerero, kandi kuri iyo ntebe y'ihongerero hariho abakerubi babiri bose bakozwe mu izahabu, ngo bubitse amaso yabo bitegereza intebe y'ihongerero. Ibyo byose kandi byari bifite igisobanuro muri Kristo Yesu. Nta kintu na kimwe cyari ku ihema rya Mose, nta kintu na kimwe cyari ku rusengero rwa Salomo, nta kintu na kimwe cyabonekaga mu nzu y'Imana kidafitanye isano n'ubuzima bwa Yesu. Byose byari ubuhanuzi kandi byabonye umwuzuro mu buzima bwa Yesu n'urupfu rwe no kuzuka kwe, ndetse no kugeza uyu munsi.
kubera ko ubutambyi bwa Kristo nibwo bwashushanywaga mu isezerano rya kera. Ubutambyi bwa Aroni bwari igicucu cy'ubutambyi bwa Kristo. Ubutambyi bwa Aroni bwari ubutambyi bw'igihe gito, bwari ubutambyi bufite intege nke, bwari ubutambyi bushingiye ku maraso y'amatungo, amaraso y'inyamaswa, ibitambo bidahoraho. Ariko ibyo byose byashushanyaga igitambo cy'umwana w'Imana, aricyo gitambo cy'iteka ryose, aricyo gitambo cyatanzwe rimwe kikazageza iteka ryose. Kristo ntateze kuzongera gupfa, nta n'undi uteze kuzongera gupfira ibyaha by'abantu, n'umwe gusa wabipfiriye, kandi yabipfiriye rimwe by'iteka ryose. Aroni nubwo yari umutambyi, ariko ibitambo bye ntibyashobora kumaraho ibyaha, kuko byasabaga ko buri gihe baza gutamba ibitambo. Ariko Kristo Yesu amaze kwinjira hera cyane, yinjiranyeyo amaraso ye, yahindutse umutambyi mu buryo bwa Melikisedeki, umutambyi w'iteka ryose. Ubutambyi bwe ntibugira itangiriro ry'iminsi, ntibugira n'iherezo ryabwo. Niyo mpamvu rero Imana ivuze ngo imyaka yo kujijwa kwacu ngo yarayirengagije, ngo ariko ihatira buri muntu wese kwihana. Kubwo kutamenya Imana, kubwo kudasobanukirwa, kubwo kutamenya umugambi w'Imana, byatumye duhinduka imbata z'ibyo twageneye gutegeka. Byatumye duhinduka imbata z'ibintu bidafite ubushobozi. Twe twafashe ubushobozi bwacu tubuha ibyo bintu. Ndetse na Satani tuvuga ko afite imbaraga. Ni ukuri unyemerere wemere ko Satani nta mbaraga agira uretse izo tumuha. Nitwe tumuha imbaraga, nitwe tumuha ububasha, nitwe tumuha ubushobozi bwo kugira ngo atubabaze. Ariko Yesu yaravuze ngo yahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, ngo tugende dukandagira inzoka na skorpiyo, twirukana abadayimoni. Ariko kubera ko udafitanye ubusabane n'Imana, iryo jambo ntirishobora kugira imbaraga. Iryo jambo ryagira imbaraga ku muntu uri mu busabane n'Imana. Wemere iki ngiki. Igihe Yesu yari ku isi yagenze hejuru y'amazi. Igihe Yesu yari ku isi yazuye abapfuye, yahumuye amaso y'impumyi, yakirije abarwayi indwara zitagira ingano, yirukanye abadayimoni mu bantu. Yesu yakoze ibitangaza bitabarika, ariko ntiyabikoze nk'Imana, ahubwo yabikoze nk'umuntu uri mu busabane n'Imana. Yabikoze nk'umuntu uri mu mwanya wo guhura n'Imana. Yabikoze nk'umuntu usobanukiwe uwo ari we. Cya kindi Adamu yatakaje, uko Adamu yatakaje ishurirwa ry'uwo ari we, ntiyigeze amenya ko yaremewe gutwara buri kintu cyose. Ariko Kristo yaje ari Adamu wa kabiri, nushaka umwita uwa nyuma kuko nta wundi uteze kuzaza. Ageze kuri iyi si, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Yanesheje byose ahereye mu butayu igihe yageragezwaga na Satani. Kandi ibigeragezo Satani yamuzaniye byari ibyo kumutera gushidikanya ku uwo ari we. Niba uri umwana w'Imana, afatira ibuye urihindura umutsima. Haranditswe ngo ijugunye hasi, azategeka abamarayika ngo bakuramire. Biriya byose yabimugeregereshaga agira ngo amufatire ukutamenya uwo ari we. Nupfuka mukandamya, ndaguha ibi byose kuko ari njye wabigabanye. Ariko Yesu aramubwira ngo handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe yonyine. Yesu kubwo guhishurirwa uwo ari we, Yesu kubwo kumenya uwo ari we, Yesu kubwo kumenya ubusabane agomba kugirana na Se, byatumye ashobora guhagarara mu mwanya Imana imushakamo. Niko nawe nanjye Imana yifuza, kubera ko habaye igihe cyo kujijwa, habaye igihe cyo kutamenya, kibaho mu buzima bwa Adamu na Eva abo dukomokaho. Ariko natwe mu buzima tumaze kuri iyi si, imyaka yo kujijwa yabayeho, imyaka yo kudasobanukirwa yabayeho. Twarajijwe, turasambana, turajijwa, turasinda, turajijwa, dukora ibiteye isoni. Hariho kutumvira kwinshi n'umugayo mwinshi waje mu buzima bwacu, kubera ko tutigeze dusobanukirwa umwanya Imana yaturemeye. Ariko kandi Bibiliya ikavuga ngo iyo myaka yose ngo Imana yarayirengagije. Imana ni nziza. Imana yirengagije ibyaha byanjye. Imana yirengagije kutumvira kwawe. Imana yirengagije kutayumvira, kutagendera mu nzira zayo, kudakora ibyo ishaka, ikabyirengagiza. Ikirengagiza ya mirimo ipfuye twagendeyemo, ikirengagiza bya byaha twagendeyemo. Biravuga ngo byose Imana irabyirengagiza. Ariko kandi muri uko kubyirengagiza ngo ihatira umuntu wese kwihana. Ubundi kwihana si ukuvuga ibyaha wakoze, si ugusubiramo imirimo yawe yose wagendeyemo ipfuye. Kwihana ni uguhindukira. Ni nk'uko naba nerekeraga imbere nkahindukira nkareba inyuma, ni nk'uko naba nerekeraga ibumoso nkahindukira nkareba iburyo. Ubundi igihe cyose utarahindukiza umutima wawe uba utarihana.
icyo Imana yita kwihana ni uguhindukira ugakora ibinyuranye n'ibyo wakoraga mbere, kuko hari uburyo idini ryigishije abantu, ryabigishije gusubiramo ibyaha byabo. Imana imbabarire ubusambanyi, Imana imbabarire ubujura, Imana imbabarire kwibaza ku bantu, Imana imbabarire kudakunda abantu. Ibyo byose wabivuga, wabisubiramo, wabibwira abahisi n'abagenzi, ariko ntacyo bivuze. Icyo Imana ishaka ni ukuhindukira. Imana yashaka kubireka, ukareka kubigenderamo, ukareka kubikora. Ntikivuze imyaka yo kujijwa irayiretse, imyaka yo kutumvira irayiretse, ariko irahatira umuntu wese kwihana. Ndatera umwete umuntu nkurikiye muri uyu mwanya, ndatera umwete umuntu wese wumva inyigisho, ndakumenyesha ko urubanza Imana yari ifitanye nawe rwamaze kuvaho, kuko Yesu yarurangije. Urubanza usigaranye n'urwawe ku giti cyawe, kubera ko udashaka kugendera mu murimo Yesu yakoze. Kandi reka nkubwire, abantu bazarimbuka bakajya ikuzimu, bakajya mu muriro bagashya, ntibazaba barimbuwe n'Imana, ahubwo bazaba barimbuwe nabo ubwabo. Umuntu niwe uzirimbura. Ni nk'uko ibitaro byaba biri aho utuye n'abaganga bahari n'imiti ihari, wowe ukarwara ukanga kujya kwa muganga, ukanga gufata imiti. Nuramuka upfuye urabuziza amahitamo yawe mabi. Uyu munsi uhitemo neza. Uyu munsi uhitemo Yesu kubera ko agufitiye imbabazi. Uhitemo Yesu kubera ko agufitiye impuhwe. Uhitemo Yesu kubera ko yakubambiwe. Uhitemo Yesu kubera ko yagupfiriye. Uhitemo Yesu ko yasize icyubahiro cyinshi yari afite mu ijuru, akaza ku isi ku bwawe. Ndakumenyesha ko iyo aba ari wowe wari ku isi wenyine, ni ukuri Yesu yajyaga gupfa. Yesu yajyaga gupfa iyo aba ari wowe wavukiye kuri iyi si. Yesu yajyaga gupfa iyo aba ari we Imana yaremye, akaba ari we utuye kuri iyi si. Biravuga ngo uko yakunze abari mu isi cyane, ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ngo ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Mbega ibyishimo byinshi kuba twarabonye udukunda, n'ibyishimo byinshi kuba twarabonye udufitiye impuhwe, n'ibyishimo byinshi kuko hari udufitiye imbabazi, avuga ngo uwo muntu mwe muretse nawe atarimbuka. Igitumye Yesu ataje uyu munsi ni ukubera wowe nanjye, ni ukugira ngo natwe duhindukire tumenye umwami. Biravuga ngo ndirahiye sinezezwa no gupfa k'umunyabyaha, ngo ahubwo nishimira yuko ahindukira akava mu nzira ze mbi. Ndagutera umwete mwene data, ibyo wagendeyemo Imana irabiretse, irashaka gukorana nawe isezerano rishya, ishaka gukorana nawe isezerano ry'imbabazi. Uhorana ikidodo umutima wawe, uhora n'ubwoba umutima, urumva udafite amahoro. Biravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha, ni ku Uwiteka avuga. Ntushobora kugira amahoro, ntushobora kugira ituze utarasabana n'umuremyi wawe, kandi umuyoboro wonyine wo gusabana nawe ni muri Kristo Yesu. Wemere umuhe ubuzima bwawe, wemere umuhe umutima wawe, wemere umuhe ibitekerezo byawe, umuhe umubiri wawe. Nibyo hari ingoyi zikuboshye, hari byinshi biremereye umutima wawe, hari byinshi biremereye ubuzima bwawe, wabyizingiyemo birakuboha. Ariko biravuga ngo nubwo ubuzima bwawe, nubwo umutima wawe, nubwo ibyaha biri muri wowe ngo byatukura tukutuku, ngo ndabyeza bisa n'urubura. Ngo nubwo byamera nk'umuhemba, umuhemba ni ribara riri aha ngaha, ngo nubwo byamera nk'umuhemba ngo bigatukura cyane, ngo ndabyeza bibe nka sheregi, ndabyeza bibe umweru. Imana yiteguye kukwezaho kwandura kwawe kose. Nzi ko hari ibyo utashobora kureka, ndabizi ko hari ibitoroshye, hari ibidapfa gukunda. Uburaya ntibworoha kubusohokamo, ibiyobyabwenge ntibyoroha kubireka, biba byaramaze gufata umubiri bikawugira imbata. Nubwo wakwemera umutima wawe kubivamo, umubiri uragutegeka kuko uba waramaze kumenyera, byarabaye nk'akamenyero. Ariko reka nkubwire, biravuga ngo ibidashobokera abantu ngo ku Mana birashoboka. Petero igihe yari mu bwato na Yesu arimo aroba ifi, biravuga ngo yafashe ifi nyinshi ku bw'itegeko ry'umwami, noneho inshundura zishaka gucika. Abonye icyo gitangaza, biravuga ngo Petero arireba asanga yanduye, asanga ari umunyabyaha, asanga atameze neza, adatunganye. Yareba Yesu akabona ni umukiranutsi, yakwireba akabona ni umunyabyaha. Ngo aravuga mu mutima we, ndetse aranatura, arasohora ijwi, ngo abwira Yesu ngo vaho ndi databuja, kubera ko ndi umunyabyaha, sinkwiriye kwicarana nawe, sinkwiriye kuba ndi kumwe nawe muri ubu bwato, sinkwiriye kugirana umugabane nawe, ntaho duhuriye. Uri umukiranutsi, njye ndi umunyabyaha. Uruwera w'Imana, njye navukiye mu byaha, ni naho mama yambyariye. Ariko Yesu amubwira ijambo,
nibwira ko ari gukubwira uyu munsi ngo aramubwira ngo humura, uhereye none uzajya uroba abantu. Reka nkubwire inshuti yanyu unkurikiye, wa mama unkurikiye, mushiki wanjye unkurikiye, hari byinshi byakwizingiyeho birakuboha rwose, kubisohokamo ntibikoroheye, ndetse byahindutse nk'ubuzima bwawe, yewe ni nabyo ukuramo n'imibereho. Ndabizi ko hari byinshi bifitanye isano n'ubuzima bwawe kandi birebana n'ibyo ngibyo urimo, ariko kandi Bibiliya iravuga ngo uyu munsi ndakubohora, ngo nushaka ko tujyana uze tujyane. Yesu yiteguye kukubohora, Yesu yiteguye kuguhamburaho izo ngoyi zose, iyo minyururu yose yakuboshye Yesu yiteguye kuyica. Yesu yiteguye kukweza akagukuraho ibizinga byose, hanyuma akaguhindura umuntu w'umucyo. Kandi si ibyo gusa, yiteguye no gukuraho iyo migozi yose, ndetse akanakubabarira byose, kandi agahindura amateka y'ubuzima bwawe. Umwemerere umuhe ubwo buzima, umwemerere umugirire icyizere, umwemerere umugerageze. Yaravuze ngo nimungerageze. Yesu yiteguye kukwiyerekana nk'umwizerwa imbere yawe. Imana itugirire neza. Uburaya nibwo ukura nk'ibyo kurya, nibwo butunze abana bawe, nibwo ukura nk'imyambaro. Uribaza uti nindamuka mbuvuyemo ndaza kubaho nte? Nanjye sinzi uko uri bubeho, nanjye sinzi uko biri bugende, ariko Yesu arabizi. Icyo nakubwira ahangaha naba nkubwiye kitari ukuri, ariko icyo nkubwiye cyo Yesu arabizi. Nanjye mfata icyemezo cyo gukurikira Yesu, nanjye mfata icyemezo cyo kujyana na Yesu. Hari ibindi narebaga, hari ibindi natekerezaga, nibazaga ngo nintandukana n'ibi bintu ndaza kubaho nte? Ni ukuri icyo kibazo narakibajije, ariko mfatiye icyemezo cyo kujyana na Yesu, yahinduye amateka y'ubuzima bwanjye, yakinguye imigisha ntakekaga mu buzima bwanjye, yamuje n'inshuti ntibwiraga ko nagira mu buzima bwanjye, yamuje n'abakomeye ntibwiraga ko nageraho. Reka nkubwire inshuti yanjye, ibyo Imana ibitse ku buzima bwawe ntabwo ubizi, ibyo Imana ifite ntabwo ubizi, ibyo uzi n'ibyo wabonye, ariko ibyo utarabona bizwi n'Imana. Mwemerere umugerageze. Ndakubwiza ukuri ko hari igihe uzaba uvuga amagambo nk'aya ndi kuvuga, ko Yesu ari umwizerwa, kandi yaravuze ngo ntawe muba mwiringira uzakorwa n'isoni. Dawidi yaravuze ngo nari umusore ngo none ndashaje, ngo sindabona umukiranutsi aretswe, ngo cyangwa abana be basaba ibyo kurya. Ndakubwiza ukuri ko guhangayikiye abana bawe ufite ukuri, ndakumva neza, ariko kandi ntiwahangayika kurusha uwabaremye. Hari Imana yabaguhaye, yigirira icyizere y'ubuzima bwawe, ibyo bindi birekere iraza kubikora. Imana itugirire neza. Rusi yahagurutse mu gihugu cy'Imowabu, aza mu gihugu cy'i Betelehemu, atazi umuntu uwo ari we wese, ntiyatekereza ko hari ikintu runaka yabona. Ibyiringiro bye byose byari muri Nawomi, kandi Nawomi yari umukecuru nawe, ndetse yari yaramubwiye ngo njye namaze no gucura, nta cyiza cyamvamo, nta buzima bwamvamo. Ariko Rusi agira icyizere, aravuga ngo niringiye Imana ya Isirayeli ko yahindura ubuzima bwanjye, ko nubwo maze gupfakara nkapfakara nkiri muto, nta n'inda nsigaranye njyanye n'uyu mukecuru, ariko niringiye Imana ya Isirayeli ko ishobora kurema ubuzima bwanjye bundi bushya. Kandi Imana yarabikoze. Rusi Imana yaramwubatse, Rusi Imana yaramwaguye, Rusi ahinduka umuntu w'amateka, Rusi ahinduka sekuruza wa Yesu. Kandi mu nda ya Rusi hagiye havamo abahanuzi, havuyemo abantu bakoranye n'Imana ibintu bikomeye cyane. Imana itugirire neza. Nawe niko biri bugende. Fata icyo cyemezo, wiyemeze umutima wawe uyu munsi, utagize ibindi urebaho, utagize ibindi witaho, use nk'ugerageza Imana gato, uraza kubona imirimo yayo. Yesu yabwiye Marita ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Nanjye ndakubwira uyu munsi ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Ushobora kumbwira ngo pasiteri nuko utazi ubuzima bwanjye. Nibyo, sinzi ubuzima bwawe, ariko Yesu azi ubuzima bwawe. Sinzi ibyo waciyemo n'ibyo uri gucamo, ariko Yesu azi ubuzima bwawe. Niyo mpamvu Imana ikubwira ngo imyaka yawe ya mbere narayirengagije, bya bindi wankoreye bikambabaza narabyirengagije, narakubabariye, ariko ndaguhatira kwihana. Imana igufitiye impuhwe, igufitiye urukundo, irashaka kugirira ubuzima bwawe neza kugira ngo udapfira mu byaha, irashaka kurokora ubuzima bwawe binyuze muri Kristo Yesu. Umwemerere, umwizere. Ndakwinginze usubire muri aya magambo, vuga ngo Mwami Yesu, uyu munsi ndakwakiriye, unsibe mu gitabo cy'abarimbuka, unyandike mu gitabo cy'ubugingo, kandi ubu Mwami ndetse n'umuhesha w'amasezerano yanjye, mu izina rya Yesu. Ndagushimiye inshuti yanjye, ndi Pastor Tuyisenge Emmanuel, ukuzaniye inyigisho, kandi tuzakomeza gufatanya nawe gusenga. Imana ikugirire neza. Amen.
arusoje